kambabazi mwebwe ahubwo nyine babaze uhera imwe nshaka kubaza ndababangamiye kuba nafite umugabo ndababangamiye ubundi nimwe bwe nshaka kubaza mwebwe baba nge nta kintu mbangamiye ariko ikimba icyo umbangamiyeho no kuzashaka ugashaka umuntu utari uwo muri iyi ndege icyo cyakubangamira okay ndagukomeje amakuru ashitse ngubu nta blague wowe ndakubangamiye njewe igitego yavuze ibyiyumviro bye wowe ndakubangamiye kuba nafite umugabo nka petit déjeuner ndakubangamiye sana pe sinshaka ko uzarongorwa n'umuntu utari umupilote utwara indege utazava muri ino ndege ukagenda hari abagabo bashaka kuzanaho kode akanu bara Burundi nimuzongera kumbona shaka hano wowe uva ushaka kurongorwa ahubwo icyo nicyo mwakambajije kandi narabibonye hari ikibazo ubajije ikibazo cyiza hari ahantu wabivuze cyiza hari ahantu uheruka kubivuga ko ikintu cy'urukundo ugifitemo ugikeneye umwanya ariko utazaguma Yesu atazaza agusange wenyine urukute kandi ufite n'ubushuhe nk'undi muntu wese umuntu wakurusha ubushyuhe soro kunungana gutya soro kununanutse bagukubite president iri he oya no goja oya niko bimeze amazina yawe ariko oya niyo gahunda pan bete ni kuri ya essence gushiriraho kandi ureba ubushinge rumanuka uze kubona abapambe bose basunika abantu bagiye muri pan bete ndabasuhuje bakabageza kuri station oya abagore babita abapompeze ya nibyo yes niba ari byo mubwire niba atambeshe pompeze gahunda ni yindi nk'usanzwe ni Friday flight ubaye wayi citswe nta handi wasanga uretse hano mwisi tubanamo kwanza banza ukore subscribe ntabwo ngutegetse ni ubusabe nabakaga uyu munsi rero tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2021 muri Friday flight Anita Pendo Gitego ndetse na Bisoso ntabwo bongeye kudutenguha abaje mu myenda w'abapompiste mumaze kubamenyera murabazi kuva kera kugira n'uyu munsi nabatanga gaze cyangwa se fuel cyangwa se ibyo imodoka zikoresha zigenda cyangwa se kugira ngo zigende ibyo ngibyo twavuga ni kuma petrol station agiye atandukanye harimo Especo Bill Hash Energy ni nyinshi cyane mugenda mubona rero uyu munsi Anita Gitego ndetse na Bisoso bongeye kwibuka akazi aba bose bagenda bakora buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru utajya kuri SP cyangwa se Kobiri cyangwa se fuel station yere yose wageraho ngo ugende ubabure kuri kano kwezi kenshi rero bagenda bakora gatandukanye aba bongeye kwibukwa muri twa dushya aba bombi Anita Gitego ndetse na Bisoso bagenda baba dufitiye buri wa gatanu muri Friday flight ni ikiganiro tumaze kumenyera buri wa gatanu usoza icyumweru kuri RBA cyangwa se kuri RTV ikaba ari televiziyo y'igihugu iki kiganiro kiba gitegura weekend benshi cyane nk'uko mubizi ibitaramo bitagikunze gukorwa mutakijya muri club ngo mubyine bongera kwibutsa abantu cyangwa se bongera kubashimisha babajyana muri munsi ya weekend babibageza stress z'akazi baba bamazemo icyumweru kuva kwa mbere kugera kwa gatanu nizera ntashidikanye ko benshi mujya kuryama mwishimye mwasetse mbese mwaryohewe n'ubuzima nabandi mu bikesha uretse Anita Gitego ndetse na Bisoso mu minsi ishize twagiye tubamenya muri style zitandukanye hari Masai narayibonye tubona style y'abakongomani umunsi ukurikira twabonye uburyo bari bambaye nk'abayobozi uyu munsi wa none bongeye kugaruka nk'abapompiste twongera kubibutsa yuko muri no Friday flight bongeye kuzana abantu bakora muri SFH Rwanda ikunze gufasha abantu batandukanye kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina
bongeye kwigisha abantu uburyo agakingirizo gakoreshwa nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho cyangwa se n'uburyo muri kubyumva, bongeye kubereka uburyo gakoreshwa, uburyo kambarwa kugira ngo mwirinde izo ndwara zigiye zitandukanye zigenda zibarizwa mu mibonano mpuzabitsina, mwirinde nk'uko natwe twirinda. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo. Nimba wakunze ibyo dukora ntibagirwe gukora subscribe. Ibindi naho akagaruka, naho utaha, naho kuwa gatanu utaha twabazanye ibindi mutabonye muri Friday Fright, cyangwa se ubaye wacitswe na Friday Fright, hari byinshi tutarabonye tuba twabanyuriyemo ngo tubereke uko yari imeze aho tuba twicaye iwacu mu rugo. Twabibutsa ko Friday Fright iba buri wa gatanu kuva 4:30 kugera 6:30 z'ijoro. Ntimugacikwe. Bye bye.